Yes, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino, nshuti bavandimwe bakunze Banzuri Business Group Limited, mwebwe mudahwema kudukurikira muciye kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Reka tukwibutse gukanda subscribe utarabikora, tuye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nkuko rero mubibona ku screen yanyu, turi kubereka inzu, ni inzu nziza, inzu ihendutse iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, nta handi ni mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Niboyi. Iyi nzu iri Niboyi, akaba ari inzu ihendutse cyane, ni inzu y'ibyumba bitatu byiza binini na douche na toilette ebyiri na salon na salle à manger ndetse na cuisine yo mu nzu. Sibyo gusa kubera ko ifite na annex yo hanze, ari nako kandi ifite parking ihagije ndetse na jardin. Iyi nzu iri muri quartier nziza cyane, hano Kicukiro Niboyi rwose kuri kaburimbo yo muri quartier. Iyi nzu ikaba iri ku mafaranga make ugereranyije naho iri n'agaciro kayo, kuko irashaka miliyoni 100 zonyine, miliyoni 100 zonyine. Iyi nzu irabasha kuba iyawe, miliyoni 100, kandi ziri negociable, ntihabura na makeya avaho iyi nzu urayeguka. Duhamagara rero kuri 0788 48 67 97 cyangwa se 0781 2 y'inzu ntigucike nyabuneka. Ni karibu cyane iwacu muri Nzuri, umukiriya ni umwami, tubaye ikaze. Ciao.